uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize ni mwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko bwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga, nta muntu wicwa, nta muntu usengerwa, nta muntu ubundabunda, ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana. Recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. abantu b'ibicucu muri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'Abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mbifurije ibyo nanjye nifuza, buri wese mwifurije ibyo nawe yifuriza abandi. Ni inshingano zanjye narabyiyemeje kugeza ku bandi ibitekerezo byanjye uko byakabaye, ariko no kugeza ku bandi ibitekerezo byanyu igihe mubinsabye nkabibagezaho uko byakabaye, kabone nubwo twaba tubyumva kimwe cyangwa tutabyumva kimwe, tutabyemeranywaho, ariko ni inshingano zanjye gutambutsa ubutumwa bw'umuntu uko yabumpaye, kugira ngo namwe mwumve uko bamwe muri mwe baba batekereza ibibazo turimo n'uko babibona. Buri wese rero ni umusanzu we ukenewe kuba yatanga ibitekerezo kwe we bye uko abyumva, ni inshingano ze ndetse ntago bikiri ubusabe. Buri wese afite inshingano zo gushyiraho ake, kuko ntawe bitareba, buri wese biramureba, n'uwirengagiza akirebesha hirya akagira nyina ntibindeba, ariko burya biramureba. Uwo bitareba akababona bitamureba, ejo bizaba bireba urubyaro rwe. Munyemerere rero mbagezeho ubutumwa bw'umwe muri mwe, aho atangira agira ati: kuki intambara jenoside yatangijwe mu karere igomba gukara kandi ikaba iyasinabyaye? Ndavuga ko ishobora guhitana abantu benshi biyongera kubo imaze guhitana n'abo irimo guhitana ubu ngubu. Icyambere, nta Habyarimana n'ibyegera bye dufite ngo borohereze FPR n'abafatanyabikorwa bayo. Abagabo batumva, batagirwa inama, badasoma ibihe n'izindi ntege nke n'amakosa n'ibyaha byaranze abo bagabo kugeza none. Muri business abayize neza bazi ko ari ihame kumenya uwo muhurira ku isoko yawa competitor, ukamenya intege nke ze n'imbaraga ze. Byashoboka ko utabigeraho neza, ariko hari ibitagusoba ubaye ushaka kuguma ku isoko. Hari ibyo bataguhinjarikaho. Ibi ni ibintu bikorwa mu ibanga rikomeye ryateza n'akaga uwarimena. Gushakisha amakuru y'intege nke n'imbaraga z'uwo muhurira ku isoko no kugerageza kuyahisha ni intambara ihoraho mu bazi ibyo barimo. Amakuru ni ikintu FPR iha agaciro cyane. Numvise umubyeyi umwe wakoraga muri hoteli Ibis ahakundaga ngo kunywera umuvandimwe wa Habyarimana n'abandi bantu bakomeye, yigamba ko yasumaga urusaku. Twumvise ikoreshwa ry'igitsina n'abakozi bo mu ngo z'abategetsi bakuru no mu bashinzwe umutekano. Uwavuzwe n'uwakoraga mu busitani kwa Agathe Uwiringiyimana, umukozi ngo yari yarahawe n'inkotanyi zo muri PL, ariko wabuze gato mbere y'iraswa ry'indege. Havuzwe abasore bakoraga kuri sitasiyo za essence, mu tubari, muri transport, mu bigisha bo mu madini, mu basazi n'inzererezi zo mu mujyi, mu bapagasi, mu bazunguzaji bo mu mujyi, no kugeza ku bacuruza ibirago n'imyunyu mu byaro, mu badoda inkweto n'abasabiriza ku mihanda. Abari mu Rwanda twese tuzi ibi bintu kandi byarasobanuwe neza mu buhamya bwa Ruzibiza.
niyo mpamvu ubu bitoroshye ko igihugu cyatera imbere, kuko aho buri wese yanyura ngo yiteze imbere hakekwa nk'ahanyura umwanzi, nk'inzira yo gusuma urusaku nk'uko byakozwe mu gihe cyashize. Nyamara icyo abantu bibeshya ni ukutamenya ko ibintu byahindutse. Uburyo bwo gushaka amakuru no kuyahererekanya si ngombwa gukora gikotanyi, nubwo nabyo bikozwe ntacyo byatwara, ariko gufunga inzira zose z'ubuzima bw'abenegihugu ngo urarinda igihugu n'imikorere yo gutegura intambara n'abenegihugu, intambara uyitegura agomba gutsindwa, bivuze ko imikorere ya FPR niyo kwikururira intambara kandi ishobora kuzayibona. Nta wanga FPR yo ubwayo iriyanga, nta urwanya FPR yo ubwayo irirwanya, kandi ibi byombi ntibizasubira inyuma kugeza igihe FPR izabona abanzi n'abayirwanya bo hanze yayo. Ubwo nibwo izaba yanzwe bya nyabyo kandi izarwanywa bya nyabyo, kandi biragoye ko izabirokoka. Abazi iby'intambara batubwira ko utatsinda intambara utazi neza uwo muhanganye. La définition de l'ennemi. Intambara na jenoside bitangira muri aka karere. Mvuze intambara na jenoside ngendeye ku buhamwa bw'ibyo twabonye mu mirwanire y'iyi ntambara, ibyo tubona ubu ngubu, ubuhamya bunyuranye nk'ubwa Ruzibiza, Gihana Kennedy n'abandi, kandi ngendeye ku bushakashatsi bunyuranye harimo n'ubwa Noheli Ndanyuzwe na bagenzi be. Umunsi iyi ntambara jenoside itangira, hari ibintu Habyarimana n'itsinda rye basabwe barabyanga, bemera guhinjarikwa na cishwaha ku mpamvu zizerekanwa n'amateka igihe azahabwa umwanya wo kuvugwa hisanzuwe. Habyarimana yasabwe kuvuga ko yatewe na Uganda, ati natewe n'impunzi z'abatutsi. Habyarimana yagiriwe inama yo kutazana itsinda ry'abateye igihugu muri Kigali, arabyanga. Kuri ibyo byose yongereyeho kwinjiza ingabo z'amahanga mu gihugu kandi zifite ububasha ku ngabo z'igihugu. Ndavuga ububasha bwo kugera kuri pozisiyo zose zabo, ububasha bwo gucunga ahantu hose h'ingenzi, pozisiyo strategique zose, ububasha ku makuru y'urugamba n'icyo akoreshwa, ububasha ku bubiko bw'intwaro, ububasha mu kwinjiza, gusohoka gusohora uwo bashatse n'icyo bashatse, nta gusakwa n'ibindi byinshi bemererwaga n'amasezerano n'imikoranire ya leta yariho. Hejuru y'ibyo, Habyarimana n'itsinda rye hiyongeraho guhozwa mu nama zo gusinya amasezerano yo kubaboha kugeza bashinze umutwe w'interahamwe wagize ububasha budasanzwe, ukabura Gihana na Gihanura, ukabura Kiyobora, kugeza n'aho twabonye ibyo twabonye. Umutwe w'urubyiruko wahindutse umutwe w'abicanyi ku kagambane n'ubufatanye busesuye bw'abavugaga ko baharanira impinduka z'ubutegetsi na politike, ko baharanira ineza y'Abanyarwanda twese. Ndavuga abaririmbaga kandi bakaririmba kubaka u Rwanda rukaba paradizo ku isi hose. Abavugaga ko bahagaritse jenoside bijanditsemo, kandi n'ubu bagikomeje kuko nibo bayisobanukiwe neza. Habyarimana n'itsinda rye babujijwe gufasha Museveni, baranga, bamuhaye indaro, bamuha inzira, bamuha amafaranga n'intwaro. Umusaruro w'ubwo bufasha bwose ni uyu nguyu tubona ubu ngubu. Habyarimana n'itsinda rye babonye amakuru ahagije y'ibyari kuba mu gihugu n'ibyateganywaga. Icyo bayakoresheje ni ibyo twabonye kandi tukibona n'ubu ngubu. Habyarimana ntakiriho, ariko bamwe mu itsinda rye baracyariho, ariko baracecetse, baryamye ku makuru y'ingenzi rwose yarangiza FPR. Iyo ceceka bakayikora babeshya ngo bari mu mpinduka. Twavugamo nka Gaspard na Justin Bahunga. Abo ni abantu bidegembya kandi bafite amakuru menshi, aho kuyavuga uzabasanga kwa Nyamwasa muri P5,
uzabasanga kwa Samantha Power n'itsinda rye mu cyitwa Ineza ya Bose, uzabasanga mu Mbabazi Rusange muri Arusha ya kabiri no mu ikemurampaka rya Afurika y'Epfo ya nyuma ya apartheid. Habyarimana yarishwe ariko umwuka we uracyari mu Rwanda no mu Banyarwanda, umwuka wo kudasoma ibihe neza, wo kutamenya umwanzi ngo umwitegure neza umukubita hamubabaza, umwuka wo guhozwa mu bintu utazi neza, ujarajazwa urondatwa nk'impumyi, umwuka wo kutigirira icyizere no guhanga amaso imfashanyo n'inama z'amahanga, umwuka wo kugendera ku mabwiriza y'abari mu nyungu zabo aho guharanira izawe n'igihugu cyawe, umwuka wo kutumva, kutagirwa inama no kuhwinjarikwa. Kuri ibi bindi icyo nabwira abari muri iyi ntambara ni uko nta Habyarimana n'itsinda rye bagihari ngo baborohereze. Icya kabiri, Habyarimana n'itsinda rye barahari ngo borohereze FPR Inkotanyi n'abafatanyabikorwa bayo kugera ku byo bapanze no gusigasira ibyagezweho, gusa ntibiboroheye nk'uko byaboroheye mu bihe byashize, cyane cyane muri 1994. Impamvu ni nyinshi zatuma nemeza ko Habyarimana n'itsinda rye bagihari kandi nta bagihari. Mu gihugu imbere no hanze yacyo haracyari ba Habyarimana n'itsinda rye bazatuma ibintu biba bibi cyane. Mu gihugu imbere dufite Kagame, ishyaka rye n'igisirikare cye n'abafatanyabikorwa be, abantu b'urwango n'amacakubiri ashingiye ku moko yo mu karere no mu Rwanda by'umwihariko, abantu b'ingengabitekerezo ya jenoside, ubwoko busumba ubundi, igihugu cy'abicanyi n'inzirakarengane z'ibihe byose, igihugu cy'abamarayika n'amashitani, abantu bafite ububasha budasanzwe bwo gukubita, gukomeretsa, kwica, kunyaga, kwambura, kwimura imbibi. Dufite Kagame, ishyaka rye n'igisirikare cye, Kagame udakozwa inama z'Abanyarwanda no gushyira mu gaciro. Inama bemera n'iz'ababashyize ku ngoma, n'izo mu bwenge bwabo bwatokowe no mu bitekerezo byabo bikocamye, bigoramye, bibogamye kandi byangiritse, ibitekerezo n'ubwenge bitakwizeza amahoro nyamahoro n'iterambere rya bose kandi iterambere rirambye. Kukubura kunyunguta abantu nk'unyunguta umuneke, kujagajaga isi n'akarere, uhiga, ugota, uca ibico, wubikira, ukocora, uhungeta, kudahisha ingunguru agafuniko, gusekuranya urubyiruko rw'abitwa Abahutu n'Abatutsi, kubabazwa n'iterambere mu bumenyi n'amafaranga by'Abahutu na bamwe mu Batutsi, guhiga no kurwanya umuntu wese utayobokana umwete n'ubuhumyi. FPR Inkotanyi n'igisirikare cyayo, by'umwihariko iyo ari Umututsi warokotse ngo ukesha FPR kubaho, gufumbiza amashyamba imibiri y'Abahutu. Ngubwo ubwenge bwa Kagame, ishyaka rye n'igisirikare cye. Ngizo inama z'inshuti zabo nka Museveni n'umuhungu we Muhozi, ngizo inama z'amahanga yise akomeye, inama zo kwigizayo no kwikiza umuntu wese ubangamye mu mvugo yabo, Umuhutu cyangwa Umututsi, nta kurobanura. Aha sinavuga ko dufite Habyarimana n'itsinda rye kuko abagabo dufite ni ba rudasumbwa, baruta kure Habyarimana n'itsinda rye ku birebana no kutumva inama z'inyungu rusange by'igihugu. Baramuruta cyane mu kutamenya umwanzi neza. Aha ndavuga izina rye, naho intege nke n'imbaraga nke barabizi, ari nayo mpamvu bamuca amazi agahora ari naraye aha ejo naraye hariya. Imyaka 34 irashize, abantu barandatwa nk'impumyi, bagenda bakabakaba nk'abatabona, bumvikana nk'abafite ubumuga bwo kutumva, batazi igihugu kirwana n'ikindi, batazi umukino bakina n'ikibuga bakiniramo. Muri iryo rindagiza nijoro rya mvahe na njyahe, niho FPR n'abafatanyabikorwa bayo ibafatira, ikabahondagura, ikabicamo ab'ingenzi, yarangiza amategeko n'amabwiriza yacishwa aha akubahirizwa ku basigaye. Ngiryo ihurizo ryabuze abahanga bo kuritahura. Muri make, mu gihugu dufite ubutegetsi bubi
bwatsinzwe kuko bwatsinzwe butarabaho, butsindwa mu bitekerezo bibi byabwo, butsindwa mu migambi mibi yabwo, kandi butsindwa no mu bajyanama babi. Abanyarwanda n'abanyamahanga dufite ubutegetsi butazigera buzana amahoro n'amajyambere arambye mu Rwanda no mu karere, ubutegetsi butazigera buharanira inyungu rusange n'ineza ya bose. Ibi byose n'ibindi bigaragaza ko intambara na jenoside bishobora kugira ubukana bwaruta ubwo tuzi cyangwa ubwo dutekereza. Birenze ibyo, mwabibaza Kabarebe n'abantu be bogejwe ubwonko, bahindurwa imashini zigenda zica zitongora aho zinyuze hose. Wabibaza Museveni n'inyungutabantu rye, mwabibaza Muhoozi n'ubwoko bwe butibagirwa kandi ngo bugira inzika, mwabibaza Kagame n'imirwanire ye nk'utagira icyo ahomba, imirwanire ya sinabyaye, mwabibaza namwe mwongereho abandi. Izi mvugo zose z'aba bantu ba FPR n'abafatanyabikorwa babo ni imvugo z'urwango n'amacakubiri n'ingengabitekerezo bya jenoside, ni imvugo za gashoza ntambara zitagombye kuba hari ukizibeshyaho cyangwa ngo azifate minenegwe cyangwa ngo azirwanye ahuzagurika cyangwa ashyiramo imiyaga n'akaruhuko. Ni ibintu bikomeye, ni intambara ikomeye yashyizwemo igihe n'uburyo. Habyarimana n'itsinda rye batitaye ku gihe n'ibikoresho, nibo basobanura icyo bahuye nacyo, niba bazirikana kandi bakagira inzika nka Muhoozi Kainerugaba. FPR isoma ibihe, ikagura intwaro, ikakira inama z'amahanga, ariko yibeshye ku mwanzi igihe yiyemezaga guhangana n'abanyarwanda n'akarere, ibashozamo jenoside n'ububandi mu nyungu z'amahanga. Njye nemera ko FPR n'igisirikare cyayo n'abafatanyabikorwa bayo ari abarwanyi babaswa kandi batsinzwe, habura utoragura insinzi n'ubutegetsi bwandagaye mu nzira. Uku gutsindwa kwa FPR n'abafatanyabikorwa bayo niko gutuma bamwe mu baba hanze bahora bashaka kwibeta abanyarwanda ngo batangaze insinzi kandi batoraguye, cyangwa bashyikirizwe ubutegetsi bwibunza bwabuze bene bwo. Maze rero hanze aho habonetse ba Habyarimana n'itsinda rye ku ngingo yo kutemera inama n'ubushake bw'inyungu rusange z'abanyarwanda. Bariya bose bavuze ko bagendera ku bitekerezo n'inyungu z'abiyita bakomeye, ab'imbabazi rusange, abasaba gukizwa Kagame bagasigara bakirigitana n'abajenerali ba FPR, abarusha ya kabiri, abikemurampaka rya nyuma ya apartheid n'utundi dukoryo twose mubona turi kwimonogoza twibesa abandi. Biriya byose n'ibindi bitarishyira ku karubanda bibitse muri ibyo akaga ku Rwanda n'abanyarwanda karuta akatejwe na Habyarimana n'itsinda rye ritemeraga inama z'abanyarwanda. Igituma ku rundi ruhande nemeza ko Habyarimana n'itsinda rye ntabahari, ni uko ibyageragejwe byose ngo ubushake bw'inyungu rusange z'u Rwanda n'akarere biburizwemo byose byabonye abatabyemera kandi barabitambamira bimwe byiza. Bityo rero abagicengera bufuku bamenye ko hari ijisho ridahuga ribakurikirira hafi kuri buri ntambwe, ngo bakumirwe badakora ku giti cyashinganwe, bakizanira akaga kandi bakakazanira u Rwanda n'akarere. Byaremejwe ko mu banyarwanda hajemo ibice bibiri kandi birababaje: abashaka impinduka yuzuye n'inyungu z'u Rwanda n'akarere, n'abaharanira inyungu z'amahanga no gusigasira ibyagezweho harimo na jenoside. Kunyaga no kwimura imbibi. Hari politiki yo kubangamira FPR, igisirikare cyayo n'abafatanyabikorwa bayo no kuyikura ku butegetsi mu nyungu rusange. Hakaba na politiki yo kurengera no gukingira ikibaba FPR n'igisirikare cyayo, cyane cyane n'abafatanyabikorwa bayo mu nyungu z'amahanga yayimitse. Aha rero niho intambara cyangwa jenoside ishobora gukara, kandi abayifitemo uburambe ntacyo batazakora kugeza bambuwe ubushobozi bwo kwangiza. Mihor de Tadonwir.
tuzakubura ya Muhizi Pascal na tuzarwana nk'abadafite icyo bahomba ya Kagame birerekana ubukana bw'ibirindiriye abanyarwanda n'akarere mu gihe kiri imbere, kandi gukubura igihe bibaha kandi gukurura igihe bibaha imbaraga n'uburyo bwo kunoza umugambi. Nemeza ko nta Habyarimana n'itsinda rye bahari ngo borohereze FPR abafatanyabikorwa bayo, kuko umurongo cyangwa ligne de demarcation, umurongo utandukanya inyungu rusange n'inyungu z'amahanga no kwikunda, ubuswa n'ubwenge, umuhate n'ubunebwe, igihugu cyangwa urupfu, kubaho neza cyangwa ubuja, iterambere ry'igihe gito n'irirambye, impinduka zuzuye no gusigasira ibyagezweho harimo na jenoside, ubusahuzi no kwimura imbibi mu nyungu za bamwe. Uwo murongo waraciwe ngo buri munyarwanda yihitiremo uruhande ajyamo, ubundi besurane, kuko ibiganiro byo ntibishoboka. Habyarimana n'itsinda rye ku mpamvu ntazi neza ntibashoboye kwemanga izina ry'umwanzi n'ubushobozi bwe. Bamwibeshyeho bibakoraho, FPR n'igisirikare cyayo n'abafatanyabikorwa bayo kwiyita abanyarwanda by'umwihariko abahutu, kubita umwanzi haduyi cyangwa gipingamizi. Imvugo umwanzi ni umuhutu cyangwa se umuntu wese wari mu Rwanda mbere y'itariki ya 1 z'ukwa 10 mu 1990. Ntabwo ari ukwibeshya ku izina n'ubushobozi bw'umwanzi, nuko intambara yateguwe kandi nuko igomba kurwanywa, ni uko jenoside yateguwe kandi nuko igomba gukorwa, nuko kumunga no kwigarurira ubutaka, ibihugu n'imitungo bigomba gukorwa. Uko FPR igisirikare cyayo n'abafatanyabikorwa bayo basobanuye umwanzi nk'uko bigaragara mu buhamya bwa Ruzibiza, ubwa Gihana, ubwa Merimeri, ubwa Samu Kayitare n'abandi bo muri FPR, kimwe n'amabwiriza y'abakomeye mu kwikiza abatari kumwe nabo mu mugambi mubisha wabo mu Rwanda no mu karere. Uko umwanzi yasobanuwe bigize icyaha gikomeye, icyaha cy'amacakubiri n'urwango, icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, icyaha cyo kubangamira no gusenya ubumwe by'abanyarwanda n'akarere hagamijwe gusa gutegura no gukora jenoside, icyaha cyo gusenya imisingi fatizo y'itsinda ry'abantu ugambiriye kubamara cyangwa kubatubya, icyaha cyo gushyira mu buzima bubi itsinda ry'abantu ngo bashire cyangwa batube, n'ibindi byose bigize icyaha cya jenoside. Uko umwanzi yasobanuwe kandi bigakorwa bigambiriwe hatumberewe gusa umugambi wa jenoside mu Rwanda no mu karere, ntibigikeneye ibiganiro cyangwa imbabazi rusange, bikeneye ibyabereye Arusha no mu nkiko gacaca, mu kintu ntibuka uko bita, niba ngo ari jurisprudence mu yandi magambo, ibi byaha byavuzwe mu manza za Arusha no mu Rwanda. Niba habonetse abandi bantu ibyaha bimwe bigaragaweho, nibabiryozwe, cyane ko abo banyabyaha n'abashebuja bakomeje gukangisha, kurisha no gukubitisha abantu intwaro y'uko jenoside ari icyaha kidasaza. Kuki kidasaza kuri bamwe kigasaza ku bandi? Igituma iyi ntambara iramba ni iyi mikorere yishajisha n'iyoroshya cyaha kuri bamwe, cyane cyane bigakomezwa nuko abahemukiwe les victimes nabo bagaragaye muri iyo mikorere igayitse. Hari abanyarwanda bagaragaye bavuga ko Kambanda yibasirwa. Ibi nabyo ni imvugo ipfuye kandi iyobya hagendewe ku guteranya abantu nta mpamvu. Kutemera ibitekerezo n'imigambi by'umunyapolitike binyuranye no kumwibasira cyangwa kumubyinagaza mu bwonko. Abanyarwanda dukwiye kumenya ko tutakiri mu bihe bya Habyarimana n'itsinda cyangwa se igihe cya Kagame, ishyaka rye n'igisirikare cye n'abafatanyabikorwa babo. Igihe cya Ndiyobwana turi mu bihe bishya, ibihe by'impaka zubaka no guhanganisha ibitekerezo n'imishinga ya politike n'inyungu rusange, aho guhanganisha imihoro, udufuni n'akandoyi. Udufuni n'akandoyi. Ibihe byarahindutse mubimenye.
abanyarwanda mubimenye abanyarwanda, ni inyungu zacu nk'abanyarwanda n'akarere cyangwa ni inyungu za bamwe n'inshuti zabo n'abanyamahanga? Birasobanutse neza, bien clair et bien défini. Umurongo mu buryo bw'igitangaza wamaze gucibwa. Nta mpamvu yo kwirekera mu mwijima mucura amagambo yica ururimi. Nemeza ko Habyarimana uhari, nemeza ko nta Habyarimana uhari, kandi nemeza ko Habyarimana ahari. Mubyumva mute mwebwe? Gusobanura umwanzi w'u Rwanda n'akarere byasobanuwe nabi kandi hagenderewe ikibi ku banyarwanda n'akarere. Uwo mwanzi w'abanyarwanda n'akarere yabanje gusobanurwa nabi ku bwende n'abayoboke b'ishyaka rya RNC biciye kuri radiyo yabo Itahuka. Mwarabumvise kenshi bavuga ngo kaga kaga, kugeza aho ubuhamya bwa Gihana bubishimangiye, aho yagize ati nk'ishyaka nitumara kwikiza Kagame tuzazimurirana ibyaha byacu dutangaze imbabazi rusange. Abandi bagaragaweho iryo curikabwonko njyarupfu ni abagaragaye mu kiswi neza ya bose kubw'akagambane n'abiyita abakomeye bagize bari Amerika izatwicira Kagame, bagize bati Amerika izatwicira Kagame nk'uko yarobye Savimbi, izamutwika nk'uko yatwitse Gaddafi, izamufunga nk'uko yafunze Taylor, cyangwa imwohereze mu butembere Qatar, nagerayo imufate, n'ibindi binyuranye byagiye bitangazwa mu bihe binyuranye. Navuze ko Kagame abaye ari we wenyine kibazo mu Rwanda no mu karere yaba ari umunyambaraga zidasanzwe, naho abanyarwanda n'akarere twese tukababaswa ibigwari n'abanyantege nke bikabije. Abamaze igihe bayobya abantu ngo kaga kaga, bamwe muri bo bumvikanye bavuga ko Kaga atari mubi, umubi ngo ari Kagame, ari Kabarebe umushuka. Abandi bumvikanye bavuga ko arwaye cyane ashigaje igihe gito agapfa. Yewe hari n'abavuga ko yapfuye ariko bashaka kuganira nawe cyangwa guhiganwa nawe mu matora ari imbere. Uwo muntu uri mu bihe bya nyuma cyangwa wapfuye ni gute yazengereza igihugu n'akarere ku buryo hakenewe imbaraga z'amahanga ngo haboneke urubuga rwo kuvugiramo politike no gukirigitana na FPR? Ibi bintu byose birimo amahinyu kandi bigaha ishingiro intambara na jenoside mu Rwanda no mu karere, ku buryo aba bantu baburijwemo burundu hakwiriye no kuzabaho uburyo bwo kubahana nako kubagaya sanction penal umuhal. Kugambanira u Rwanda n'akarere ubyitumye si ikintu cyoroshye, kuko jenoside, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ntabwo ari ibyaha bisanzwe byo kwihanganirwa. Ni ibyaha birebwa n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga. Gukomeza kwirengagiza ibibera mu Rwanda no mu karere ngo abantu bari muri politiki ishyigikiwe n'abakomeye bikwiye gufatwa nk'icyaha cy'ubugambanyi, haute trahison, kandi abantu bakwiriye kuzaryozwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo turi mu bihe bisanzwe ngo hakinwe za politike musanzwe mumenyereye cyangwa izo mwize mu mashuri. Turi mu bihe by'intambara y'ishiraniro ry'inyungu za bamwe n'inshuti zabo z'abanyamahanga. Turi mu bihe bya jenoside yahawe intebe igashinga imizi mu Rwanda no mu karere. Gukora politike nko mu bihe bisanzwe, iyo politiki ikwiye gutegurirwa ibihano muri iki gihe no mu gihe kizaza, ikarwanywa kandi ikamaganwa, ntibizongere gufatwa nko kwibasira abari muri izo politike zitajyanye n'igihe. Nta Habyarimana uhari, kuko naho bamwe mu banyarwanda bakomeza gucurikanga abandi kubibera mu karere no mu Rwanda by'umwihariko, ariko hari icyo akarere kavuze, hari n'inshingano kihaye ukwitandukanya nazo ngo ashyigikiwe n'abakomeye. Namutega iminsi ngo niyo iteka inzovu mu rwabya igakuna ingwe. Uburundi bwarisobanuye, TZD yabisobanuye mu birebana n'umuturanyi mubi, umwanzi w'abanyarwanda n'akarere. RDC biciye mu nzego nkuru za leta bemeje ko
Kongo n'abanyarwanda dufite ikibazo n'itsinda rya Hitler, kandi ntiwavuga Hitler utavuze ishyaka rye, ingabo ze n'ingengabitekerezo yabo mbi, ingengabitekerezo ya jenoside. Kuri Amerika rero abanyaburayi na bamwe mu banyarwanda babayobotse ngo bakorere inyungu zabo, tugire ubutwari bwo kubabwira ko gushyigikira no gukirigitana n'abajenosideri atari bibi gusa, ahubwo ni n'ishyano no kwica amategeko n'amasezerano mpuzamahanga agenga uko ibihugu byifata imbere y'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibyaha bya jenoside. Byashoboka ko abantu bakomeza gusesera ngo bakomereze aho ibintu bigeze, babungabunga ibyagezweho harimo na jenoside, ariko ni inshingano n'umuhamagaro kubitwa kwirwanaho ntawe basabye inama n'uruhusa. Iki ni ikintu gikomeye ariko gishoboka, kuko c'est une guerre juste, itari imwe ya Museveni na M23 ye n'umuhungu we na bashebuja. Buriya nuriya wahimbwe na bamwe Moindre Escarmouche, naho yagarukira aho agereje, nimuba abagabo muzakomereza aho ngaho agejeje, ashimirwa ibyo yakoze, kuko yaruse Habyarimana n'itsinda rye, aruta FPR inkotanyi n'igisirikare cyayo n'abafatanyabikorwa bayo, aruta bamwe mu banyarwanda barimo abo mu cyitwa ineza ya bose na RNC batashoboye ku mpamvu zizwi nabo, batabashije kwerekana umwanzi nyakuri w'u Rwanda n'akarere, bityo baba bahaye ishingira intambara jenoside mu Rwanda no mu karere. Muri make, uwo korohereza intambara jenoside arahari, kandi ntahari. Arahari kubw'ibikorwa bya bamwe mu bo mu karere, ku isonga abanyarwanda n'abavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda. Ntawe uhari wo kuborohereza mu mugambi wabo mubi wo kujagajaga, kuyogoza u Rwanda n'akarere, umugambi wa jenoside igendereye kumunga no kwigarurira ibihugu. Ntawe uhari, kuko abatabona ibintu na FPR kimwe n'abafatanyabikorwa bayo, cyangwa abatabona ibintu kimwe n'abashaka kugoboka FPR ngo bakomereze aho yarigejeje, ntabwo batanze rugari ngo habeho kwidoga, cyangwa ngo babe basunikwa n'inyungu z'amahanga cyangwa inyungu z'abanyarwanda n'akarere. Ako kantu ubwako gahatse ubugambanyi n'ubwicanyi bukomeye bwaruta ubwo twabonye, kuko isi iri mu bihe bibi, kandi yatunguwe n'ibyo itateguye mu mushinga wo kwigarurira akarere, bityo ibisazi bishobora kuyifata. Barareba nk'impyisi yabonye agakomere ku muhigo wayo, ifatiho igituma ari uko mbibona. Bimwe byavuzwe n'itsinda rya Kambanda, aho yagaragaje ubushake bwo gufashwa kwikiza cyangwa gukizwa Kagame, bagakorana n'abasigaye, ariko cyane cyane aho bavuze ko utazabayoboka azirengera ingaruka zizamubaho, nka wa wundi Kagame yabwiye ko azirengera kuvugira igifaransa mu nteko. Ikindi bavuze ni imishinga y'igihe kirekire ngo Amerika n'inshuti zabo bafite mu Rwanda no mu karere, ngo bakaba batakwihanganira ibyayihungabanya. Nongeyeho ngo ibyayihungabanya nubwo byaba biri mu nyungu z'abanyarwanda n'akarere. Ibindi iryo tsinda ryavuze ni uko ibyo barimo ari umushinga wo mu bitekerezo bya bamwe mu banyamerika, umushinga wakuye bamwe mu byo barimo ngo bahurizwe mu bwato bumwe butaremerede, cyangwa se rya shyaka rya Mobutu ryabarizwagamo abataravuka n'abapfuye. Kuva ku itariki ya 1/10/19 hatangijwe intambara, jenoside n'inyungu z'amahanga n'inyungu z'ibihugu n'abenegihugu babyo.
mu mizo ya mbere byoroheye abayitangije kuko bashoboye kurindagiza no guhinjarika abantu, abahutu n'abatutsi n'andi moko yo mu karere. Intwaro ya jenoside n'imiyoborere myiza yashoboye kwigaragaza nk'ishoboye urugamba. Ubu rero iyo ntwaro yaragimbye ntikora neza, nubwo ntacyo abantu badakora ngo ijyane n'igihe, ariko byaranze. Ikizakurikiraho ni icyo Kagame yavuze, kurwana nk'abadafite icyo bahomba. Icya kabiri kiri mu mahame ya FPR Inkotanyi ni igisirikare. Niba ubabaje umuntu ugeza kure, kandi niwiyemeza ikintu ujye ukigeraho naho byasaba ko umusozi uva ahawo. Ngibyo ibitegereje u Rwanda n'akarere. Ubwiyahuzi, ubuhubutsi bw'abahinduwe imashini zica, abogejwe ubwonko bagatorezwa kwica igihumeka cyose aho banyuze. Abahanga mu by'intambara bavuga ko atari ibintu bisanzwe guhora utsinda intambara kandi ukoresha amayeri amwe, kuko bigenze gutyo ngo ikibazo cyaba kiri kuwo muhanganye. Hari uwavuze ko igituma USA nta ntambara igitsinda ari uko abantu bayivumbuye ko ihorana amayeri y'intambara amwe, kandi si Amerika gusa n'Abanyaburayi nuko. Ni jenoside yashobotse mu Rwanda ikaburizwamo mu Burundi, kandi ikaba iri kuburizwamo muri Kongo. Ni ijambo impinduka za politike n'ubutegetsi, kurwanya igitugu n'imiyoborere myiza byashobotse mu Rwanda rwa Habyarimana na opozisiyo ye no muri Zaire ya Mobutu, bikananirana mu Burundi, muri Kongo na Felix muri Kongo ya Felix no mu Rwanda rw'ineza ya bose. Igisigaye ni ubwiyahuzi nk'ubwo tubona ubu ngubu. Ni intambara y'amabihe n'ubwicanyi ndengakamere, kuko imigambi yose iri kuburizwamo n'abarikanuye. Ntabwo kuborohereza, ntawo kuborohereza uhari, n'uvutse ari gupfira mu matako. Fin de citation. Ndabashimiye rero, ndabashimiye ubutumwa umwe muri mwe yansabye ko mbagezaho n'ubwo ngubwo. Murumva ibitekerezo bye, ubwo namwe muzagira icyo mubivugaho. Inshingano zanjye ni ukubibagezaho ko nabihawe, kuko intumira irarabirwa ntiyicwa. Icyo nasorezaho ni ukuburira abana b'Abanyarwanda bakomeze gushumurwa mu ntambara irimo kubera ku butaka bwa Kongo, kuko uko bababwira ngo songa mbere mukabererekerwa mukinjira mu birometero bigenda hirya, niko kugaruka kwanyu muri bazima biri hafi ya ntabyo. Operasiyo Rudahigwa ya Kagame na Museveni n'umuhungu wabo Muhozi irimo irahangana na operasiyo Moindre Escarmouche ya Wazalendo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ntabwo rero muzayirokoka. Ibingibi ndabivuga mbifitiye gihamya, kandi nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Abanyarwanda muri gushumurwa muri Kongo kujya mu ntambara, ntabwo muzayirokoka. Ibyabereye Rwindi umunsi w'ejo bundi kuwa gatandatu ni igihamya kibibereka. Ikigiye gukurikiraho mu minsi ishize, ku cyumweru cyashize itariki 22 cyangwa 23, kuwa gatandatu ushyira ku cyumweru hagati itariki 22 zishyira 23 z'ukwezi gushize, nibwo RDF yari yayiraye ku ibaba igomba kugaba igitero simusiga cyo kwiyahura ku mujyi wa Goma. N'ubu rero iyo migambi iracyahari, izo nteguro ziracyahari. Ikisigaye nuko nta kabuza igihe icyo ari cyo cyose abantu baziyahura mu mujyi wa Goma, RDF zizahura ku mujyi wa Goma kugira ngo bihomboke, kuko abinjiye ntibazagaruka, ntibazabona n'ubutabazi, biragoye. Igisigaye ni uguhomboka, kandi Wazalendo bari tayari. Ikimbabaza nuko Mubaraka nawe akiri ku butaka bw'u Rwanda, ubundi yakabaye ari ku butaka bwa Kongo. Ibyo avuga yuko azajya agenda akagaruka byina insinzi, uyu munsi tuvugana yakabaye ahagaze ku butaka bwa Kongo kugira ngo azagarukane n'abazaba bavuyeyo baze babyina insinzi turebe. Birababaje kubona yoherezayo abana ba rubanda, yoherezayo abana bakiri batoya,
bagasigara abandi bagasigara bashyogeza nk'aho ntacyo bibatwaye, nk'aho atari intambara barimo babashoramo, ahubwo ukagira ngo barimo barabashora mu kibuga cy'umupira kujya gukina football, cyangwa se ni mu bukwe cyangwa mu rusengero. Bakabivuga bibereye ku butaka bw'u Rwanda, bamwe badashobora no kuhava, abandi bumvise bikomeye bahita biyambukira Kagitumba. Mubaraka nawe akabivuga yibereye ku Kimihurura, byibuze ntagende ngo abivugire Kibumba cyangwa se wenda kuri Sabyinyo, abivugire kuri Sabyinyo, cyangwa agenda abivugire Kicanga nk'uko twahabonye Nanga na Wiringoma n'abari abandi bagenzi babo, akabivuga ari Kigali yitwa ko ari we chef d'état major, ari we wavuze ko bagenda bakagaruka babyina intsinzi, ariko akaba ashumura we agasigara. Nicyo kibabaza gusa nta kindi, ariko ubundi bisigaye igihe kiraza kuduha igisubizo, intsinzi tuzareba uko izabyinwa. Reka rero mbashimire, mbifuriza ibyo nanjye nifuza, mbifuriza ibyo mwese mwifuriza abandi, nawe ubutaha Imana nibishaka murakarama. Umuntu arafunzwe si n'umwe ni benshi. Gufungwa kwe inyandiko gereza ifite iravuga ko ifite inenge. Hasinye inyangamugayo enye, iya gatanu ntiyasi. Bayiha agaciro mu kumufunga, bakayima agaciro mu kumufungura. Iyo nyandiko ivuga ngo akatira imyaka 18. Noneho niyo bashingiraho bamufunga iyo myaka 18. Imyaka 18 irageze, baravuze ngo ariko iyi nyandiko nitwamarira tumufungura kuko mu nyangamugayo hari itarasi. Urumva? Niba wayihaye agaciro umufunga, wakagombye no kuyiha agaciro mu kumufungura. Minister, abo ni bandi babikora. Niko bimeze. Ni bandi babikora. Muri abo bantu 7,000 harimo hafi 1,000 bafite ikibande barimo gukora ibyo bintu muvuga Minister. Babase n'abamanutse rero batarahuye nabyo. Thank you.
Rwanda cyaha igihugu kiboho